amafaranga. Uyu munsi tugiye kwereka uburyo ki wakiriya PayPal account wowe ku giti cyawe. Uraza muri nuza yawe, muri phone yawe, uze muri Google Chrome wandikemo paypal.com. Yes, nurangiza uraza uhitemo handitse sign up for a PayPal account. Yes, tugendana akantu ku kandi kugira udacikwa. PayPal nyamurabizi ni ikintu gikomeye, ntabwo ari ikintu cyo ubonye kuko ni ikintu kiri barakwemeza hariya ibihugu bakubwira ngo your country and around the world from your computer or your mobile or without sharing the payment your customers your business account, undi dukore continue bitewe n'uko business account niyo itwemerera gucuruza tukanagura ndetse tukaba twanabikuza mu mafaranga twakoreye kuri internet. Yes, ndimara kuhakanda ngiye mu kubona aho duhingukiye uko hameze. Bari kutubwira ngo please wait while I perform security check. Ahangaha ushyiramo baba bakubwira ngo security check kugira ngo ubanze ugere bemeze ko uri umuntu utari robot. Uhita ukirika muri kariya kantu k'akabogisi ugakandamo, bakaguhereza bakakubwira ati wenda bicycle nyine urabona niko njye bambwiye, ugacuzinga ahantu ubona igare rigera ubundi ugakora next. Yes, ubwo abantu musanzwe mubikora murabisobanukiwe. Hano barakubwiye ngo bicycle uracuzinga ahantu hose ubona akantu kitwa ko kari kuri moto gakora, niyo ryaba ari ihembe ryayo aho rikora urahakanda kuriya n'undi ukore next. Ngira ngo muri kubibona yuko havivutse ngewe nyine byabaye, ubundi turategereza. Biraterwa na connection zawe uko zigenda kugira ngo byihute nyine. Yes, ngira muri kubona aho tugeze create a business account. Sasa naho tugeze mu gihe cyo gukora account. Barakubwira ngo first name izina rya mbere, last name izina rya kabiri. Muri first name nyine urashyiramo izina ryawe ribanza, yego, ngo muri kubibona. Kuri last name ushyiremo izina ryawe rya kabiri. Kuri email ushyiremo email yawe. Yes, password urashyiramo izina ryawe ubundi urenze wenda urugero ya niyo nkuru @1 urwego ubundi ushyireho na a nini. Yes, ni urugero ndi kubaha rwa password. Yego nyine muri kubibona nyine, urabona ko utuntu twose turavivuye bivuze ngo password yujuje ubuziranenge, ubu nemerewe gukontiniyuwinga. Yes, already nyikontiniyuwinga bahise banyereka ko email yanjye isanzwe ifite PayPal account, dore bahise banamereza check kugira barebe nimba atari undi muntu uri kugerageza kumakinga. Yego, akatwiwe nyine ndakirengagiza, ubundi ndasa n'uhita nkora sign in kuko hariya nyine ubusa n'urangije. Urahita uza hano kuri use face fingerprint or pin, hano gushyiramo password yawe. Njye muri kubona nyine password nayishyizemo nyine, ubwo nayihishe kugira ngo ko si ngombwa kwerekana password. Let's get you that business account, ubundi dukore next. N'ubundi ahangaha nyine ngira muri kubibona ko ni ugukora next. Dukomeze ya mu gihe dutegereje mbibutsa no gukora subscribe.
murabona hano before we start which describe you best, hari individual seller and sole proprietor ndetse hakaza na business, twebwe turi buhitemo n'ubundi business. Yes, ngira muri kubibona mwese turi buhitemo business. Ubundi nitumara guhitamo business dukore next. Yes, ndajyana nabibutse gukora subscribe kabisa, kuko tubagezaho ibintu byiza, namwe mujye mwihangana mukore iyo subscribe, iyo like, iyo share ndetse na comment, mutubwire ati ese mwadukoreye video twigisha wenda urugero ku kintu iki n'iki, mbese ikintu icyo ari cyo cyose mwumva mwifuza. Aha ngaha ari kutubwira ngo business type turashyiramo public company. Yes, ubundi dukore next. Create a separate business account, convert your personal account. Aha turi buhitemo nabwo hano ha kabiri, kuko uhisemo ari ahambere waba ugiye gukoresha indi mail, noneho aha ha kabiri urafata email usanzwe ukoresha muri phone yawe, iba ariyo uza ihita ijya no kuri PayPal. Muri kubyumva ku kantu mugasobanukirwa, ukora hari ahambere biri bugusaba ubwo gukoresha indi email itari yo usanzwe ukoresha muri phone. Ubundi twikorere next, nitumara gucuzinga kuri ako ka kabiri dutegereze, kugira ngo mubibona fill us in on the basket, niyo nkuru. Aha ngaha aba ari ugushyiramo ibibanze byawe, ngira muri kubibona, gusa nyine njye kuko nari nsanzwe nyifite ibyo byahise byishyiramo nyine. Yes, gusa nyine nawe uri busubiza ukurikije aho bakubaza ngo address line. Address line urashyiramo, nimba uri i Kigali urashyiramo KG99 site, gutyo wenda urugero, ubundi ushyiremo Kigali. Ya, ubundi ushyiremo location, ibiki byose yanjye birimo nyine. Ubu tuvugana ngiye gushyiramo nomero za telefone hariya, nibyo nsabwa. Kugira ngo muri kubibona, noneho umuntu bari busabe ikintu bita postal code. Inshuti zanjye, u Rwanda nta postal code tugira, hariya ushyiramo 04, ubundi ugakora next. Okay, njya tugenda n'akantu kandi sinshaka kusigara. Wowe uri burebe ino video kuva itangiye kugera irangiye, nzi neza 100% yuko uri buze kuba wabasha kwikorera PayPal account. Yes, ngira ngo aha ngaha muri kubibona your business name, reka twishyiremo urugero Joel Tech. Ya, ubwo nyine nawe uri bushyiremo izina ushaka kwita iyo business yawe. Use your legal my name. Ubwo nyine hari hano ukavivura uhisemo gukoresha n'undi rya zina ryawe washyize ruguru. Yes, aha ngaha hakurikira noneho bari bukubwire ngo what is your business registration number. Ubwo urashyiramo imibare ushaka. Yes, ngira muri kubibona, njye nashyizemo nyine iriya, nawe uri bushyiremo imibare ushaka irenze 5, ubwo imibare 6 wenda. Hari kunuza kuri currency uri burekeremo US dollar, cyangwa ugiremo, biba byiza ko urekeyemo US dollar kuko amadolari niyo akunze gukora cyane kuri online. Yes, ubundi duhite tuzara do you have a website, nimba ufite website urakora yes, ubwo uri buhite nayo uyishyiraho kuri PayPal yawe. Nimba ufite ukore no, ubundi uhite wishyiramo phone number, uhite uzara hasi use your chances, uhite naho uvivura. Ubwo kugira ngo bihite bidepana, bahite bafata ya myirondoro yawe ya mbere baba ariyo buzurisha hariya, aho kujya ugenda usubiza kamwe kuri kamwe. Njya muri kubona ko njye bihise byisubiza tayari. Ubundi duhite twongera twikandire kuri next, just continue, twikomereze. Okay, yes, mbibutsa gukora subscribe guys, mukore subscribe, like, share and comment kugira n'abandi babashe kubona izi video zibafitiye akamaro. Hano turaza dukore agree continue. Yes, turanza tuvivure kari akabogisi kuriya, ubundi duhite dukora agree and continue. What this
twari twagiye gushyira nuza hano, aha ngaha ushyiramo izina uzajya ukoresha kuri nuza yawe, ukanda aka kantu karimo k'akavi ugakandaho, ugategereza nyine bakakumanurira urutonde ugacuzinga, ubundi ugahita ucuzinga, bahita baguha urutonde ugahitamo niyo ushaka, tayari oredi biba birangiye, ngira muri kubibona, ubundi turi buhite twageze kuri paypal yacu, ngira muri kubibona, dore n'ifoto yanjye ngiyo, turasikororinga ubundi twizera ahantu handitse linki a card, hasi ngira ngo muri kubona handitse linki a card, ubu tugeze mu gihe dukeneye noneho ya karita yacu ya banki, ngira ngo nabibabwiye, ukeneye visa cyangwa se ukagira egisipuresi cyangwa se ukagira ubundi iriya nuza yindi ni masitakadi, upfa kuba ari ukoresha banki akawunti gusa nanone mu buryo bw'ikarita, nimba ari ubwo buryo bw'ikarita ukoresha, aha ngaha ubu nibyo tugezeho, muri kubona linki a card, bano barakubwira ngo debiti oru kerediti kadi namba, muri kubona visa, masitakadi, amerikani egisipuresi, ngewe mfite visa niyo nkoresha, muri kubona nyine ngewe nsanzwe nanayikoresha oredi, ngikandaho guhita bashyiramo pasiwadi nyine, ubundi bagahita babyiyuzurizamo kuko nyine nsanzwe nyikoresha, hariya hambere ushyiramo imibare y'ikarita yawe, aha kabiri ugashyiramo ugacuzinga uyu kandi bahita baguha cuzi, ugahitamo ikarita ufite uko yitwa, nimba ari visa, nimba ari masitakadi, niba ari iki, hano ha gatatu noneho wandikamo uti ku ikarita yawe nyine hari ahantu haba hari igihe izarangira egisipiri, uhita ushyiraho iriya mibare, nimba ari ngirange izarangira kuri 2028, hari aha gatatu noneho sasa uhita ushyiramo CV, ureba ku ikarita yawe inyuma uribona hano hari utubare dutatu, ahantu hari imibare bashyizeho akantu indi barayipfuka basiga imibare itatu, utwo tubare dutatu nitwo ugiye uri bwuzuzemo hano hanyuma, nibwo birarangiye rero, twamaze kubikuriya byarangiye, ubu ikarita yacu iruba yuzuye, urahita wemeza.